wari uzi kuba abantu benshi barambiwe gusenga ubwo urumva igihe cy'imperuka kidahari urumva uburyo abantu barambiwe umushinga batateguye bagashaka kuwihe Satani yateje ibintu bitatu harimo kwiba kwica no kurimbura ibyo rero ni by'abantu bakunze kuko iramutse itadufasha Satani ibyo yakora byose yaca abantu ku Mana kuko abana batumvira ababyeyi batumvira abana umugore atumvira umugabo atumvira umugore ibyo byose ni ibihe by'imperuka ibihugu bitera ibindi bihugu ibyo byose birahari ni ibihe by'imperuka kandi ibyo byose birahari Antikristo ni umuhanuzi w'iki w'ibinyoma si ikinyoma ni uw'ibinyoma abantu bakirirwa bayebe bamwene n'imbwa n'ingurube abandi bakamoka nk'ihene nako bagahebeba nk'intama bazaca mu bihe biruhije kandi bikomeye ariko bazabona ubugingo buhoraho ariko abanze umwuka wera w'Imana bazabona ishyano riruta irya mbere twongeye kubasuhuza cyane mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV mukurikira Nowa TV 1 Imana nibaha umugisha Imana nibarinde aho mutuye hose mu Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru Burengerazuba n'Iburasirazuba turabakunda cyane Imana nibarinde muri diaspora aho mutuye hose mu bihugu bitandukanye turabakunda abavuga ikinyarwanda n'abatacyumva mwese reka twifurize umugisha w'Imana Imana ibahe kubaho no kurama uyu mwanya rero dufite umugisha wo kuba twakiriye umukozi w'Imana ariko mbere na mbere reka tubabwire ngo mukande subscribe kuri Nowa TV 1 na Umuremyi TV reka tubishimire kandi tubasuhuza kuko tubona ko mudukurikira no muri mwanya mudukurikiye mukanda subscribe like comment kuri izo channel reka twakirore umukozi w'Imana twakiriye kuri izi channel sibwo bwa mbere twamwakira Nowa Yesu nashimwe ahimbazwe umeze mute turashimira Imana ariko iyo niwe nasinigeze nkunda kukubaza Nowa yaho ryavuye ubundi Nowa ryavuye he Nowa ryavuye kuri Nuru nari ndi umusiramu nkijijwe mpindura izina ryitwa Nowa ntabwo byo nari mbizi nyine wabibwirwa nande se nyine uzajya ubimenya nyine kubera ko nyine twabanye mu biganiro Nowa burya wabaye umwisiramu cyane mbese wakiriye ubutumwa bwa Kristo kubera ko mu bisiramu ntibemera Kristo wewe wemera ariko se ko abayisilamu bazi Kristo banamuvuga Kristo kumumenya ni kimwe ariko no gukorana nawe ni ikindi cyangwa nukumumenya bakiyitirira Kristo kandi batamukurikira nyine nakubwiye ngo kumumenya ni kimwe no kwihanuka mukorera ni ikindi biratandukanye ni inshinga zitandukanye buriya urakoze cyane Nowa ubwo icyo ni ikintu uzadusobanurira uko bimeze wari Nuru we komeza ibindi oyarega ko kantu karagize keza n'ubutumwa rero iyo mvuga Kristo nge nziho yankuye abamuvuga bamubeshyera nabo bazibonanira urumva ko ubwo ari ubutumwa burya iyo ubonye umuntu wavuye mu bisiramu akajya kuba Kristo ubwo ni ubutumwa bukomeye cyane aho bureka nkwisabire wenda tuzabikoreho utubwire uko wakijijwe nuko wavuye mu bisiramu ibyo tuzabikora ariko ubu none turi ku kiganiro kivuga ibihe by'imperuka
urakoze cyane no kubona umunezero mu gihe cy'imperuka. urakoze cyane mukozi w'Imana, urabyumva ko abitwemereye kugira ngo tuzamenye uko yabaye umwisilamu nuko Imana yamwihishuriye akava mu bisilamu akajya mu bakristo akemera Kristo nk'umukiza. Reka tugusabe usenge Imana mukozi w'Imana. Urakoze data wa twese, umwungeri mwiza, umwami ukiza imibiri n'umutima bikabona ubugingo kandi bikabona amahoro. Komeza kubana natwe ndetse n'abazumva izina ryawe rizubahwe, bacishwe bugufi bihane kugira ngo bakugarukire. Urakoze Kristo, amen. 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 Mukozi w'Imana rero, wenda twari tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo mu bihe by'imperuka bimeze bite mukozi w'Imana? Urakoze. Ibihe by'imperuka cyangwa se kuzabaho nyuma y'imperuka birava none ubu turiho. Ubu turi mu bihe by'imperuka cyane. Ngira ngo imperuka tuzi ko ari igihe isi izaba irangiye. Buriya Yesu igihe yavugaga ngo reka ngende mu bwami bwo mu ijuru, burya imperuka yari itangiye n'urubanza, ariko urubanza ntago ruracibwa. Ubu turi mu bihe by'imperuka n'urubanza. Turi mu bihe by'imperuka n'urubanza, ariko urubanza ntirwari rwacibwa. Urwo rubanza ruzacibwa ryari? Kristo agarutse. Azagaruka ryari? Kuko mu bintu yatuteguje yaravuze ngo mwana w'umuntu, inzira n'ebyiri imbere yawe, ariko ni wowe wo guhitamo. Shyize ubugingo n'urupfu imbere yawe, uhitemo. Tukivuka cyangwa abasogokuruza bavuka, twavutse bavuga ngo Yesu araje, dore ibihe by'imperuka birageze. Ubwo ko tukivuga ko Yesu aje, ubwo nk'abantu badukurikira cyangwa umuntu wavutse avuga ko Yesu aje, wamubwira iki? Wamwitega, mbese wamwizeza iki ko Yesu aje? Ikintu mwizeza ni kimwe, nuko duharanira kugenda neza aho kugenda nabi. None ko imperuka ko bavuga ngo imperuka igiye kuba, iyo mperuka ko twayitegereje tukaba twarayibuze, iyo mperuka izaba ryari? Ese mumaze imyaka ingahe ku buryo nawe ushaka imperuka? Ni mikeya cyangwa akaba myinshi, ariko twavutse bavuga. Uzi impamvu idashobora kuza? Kugira ngo n'abandi bakizwe. Ubwo abatwumva nabo bakizwe. Ubwo niyo mahirwe yaba, niyo mahirwe yuko imperuka itinze. Ese buriya imperuka ntago yaba n'urupfu? Ubundi Yesu atubwiye ibintu bibiri. Yaratubwiye ngo niba itinze urupfu ntirutinze. Ari narwo nakubwiye abantu bari gutinya kuruta gutinya Yesu. Uzabahana nyuma y'urupfu. Kandi n'abari kuritinya n'ubundi birangira. Kandi n'abarutinya nabo birangira bageze gute? Bapfuye. Bivuga rero ngo abari muri Kristo Yesu, impamvu ntateka bazacirwaho nuko birinze ubwere bwabo, kandi na nyuma y'urupfu bakazabaho mu bwere bw'uko birinze mu gihe cy'urupfu. Yego. Nimvuga igihe cy'urupfu, ntiwumve urupfu rwo gushingura, wumva urupfu rw'ibyaha. Urupfu rw'ibyaha, ubwo ni urupfu rw'umubiri nyine mu byaha. None se hari umuntu wapfuye ukora icyaha, ko icyaha gikorwa n'umuntu wapfuye ariho? Ndabyumva. Abavuye muri ya mibabaro bazahoraho iteka ryose, n'abirinze urupfu rw'icyaha mu bakora ibyaha, batapfuye ku cyaha. None Bibiliya ko ivuga ngo mu bihe by'imperuka ngo hazabaho ibihe bikomeye cyane. Murumva ari muri Timoteyo ibice bitatu kangahe? Ndiba ari ibice bitatu ni muri Timoteyo. Pastor, twari turi ku kiganiro cyo mu minsi y'imperuka, ariko nakubazaga ngo
hari ahantu handitse muri Timoteyo mu bihe by'imperuka ngo hazabaho ibihe bikomeye cyane mbese biruhije. Nari ndi kukubaza ntabwo ubu ngubu igihe cy'imperuka ntabwo twari twakigeramo? ese ubundi bibwiye ngo igihe cy'imperuka ni iki? igihe cy'imperuka ku muntu ni ubuzima acamo. None se tuvuga ko buri muntu wese agendana n'imperuka noneho cyane, kuko mu muteguro wa Kristo aravuga ngo niba itinze urupfu ntirugize gute? rutinze. ariko nanone niba imperuka ije ni ukuvuga ngo isi igize ite? igihe rero itararangira urupfu rwo rurahari. None ko bavuga ngo imperuka izaba, isi izaba, umunsi izaba ni Yesu uzaba yaje guca amateka, none si cyo gihe ari rwo rubanza. si cyo gihe cy'imperuka? oya, imperuka ubu tuyirimo, kuko ndakubwira impamvu tuyirimo. Yesu azamutse mu ijuru yadusigiye gusenga no kugira ngo atwoherereze umufasha ari wo Mwuka Wera azadufasha mu byago n'iki n'amakuba. Nese ibyago n'amakuba ni iki? si ibihe umuntu acamo atari yiteguye azi ko azahora mu bihe byiza. niyo mperuka rero. None nakwibaza cyangwa nkakubaza, uri kutubwira ko turi mu bihe by'imperuka, none umuntu yamenya gute ibihe by'imperuka cyangwa ibimenyetso byagaragaza ko turi mu bihe by'imperuka? Urakoze cyane, reka dusome ijambo hano muri Luka no muri Matayo ndumva ryaba ririmo, ariko reka cyane dusome hano wumve uko havuze ngo titira ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Wari uzi kuba abantu benshi barambiwe gusenga? ubwo numva igihe cy'imperuka kidahari, kandi yaravuze ngo duhore dusenga kugeza dupfuye cyangwa Yesu agize ate? agarutse. None ubu urajya kubwira umuntu ngo igihe nasengeye. urumva imperuka ukuntu ari mbi? bararambiwe mbese. bararambiwe. ariko bafite impamvu yo kurambirwa kuko none se ni ukuvuga ngo rero niba arambiwe uyu muntu ntago yihamagaye, nako ntago yahamagawe na Kristo, yarihamagaye. njye nakwibaza ngo impamvu arambiwe, yaravutse avuga ko imperuka igiye kuba. none se ni uri buyisoze cyangwa izasozwa n'uwateguye ibihe izabamo? kuki ushaka gusoza ibyo utateguye? ni ukubera iki? kuki ushaka kurangiza ibyo utateguye? ni ukubera iki? urumva urubanza abantu bafitanye n'Imana. Satani hari kubereka ngo basoze umugambi w'Imana, kandi Imana niyo igomba gusoza umugambi wayo muri twe. noneho uyu murongo wa 5 akavuga w'Icyenda akavuga ngo mujye nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. hepfo ku murongo wa 11 aravuze ngo mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka? niba iki mutagikora, kuki mwumva ko Yesu ari we muri butegurira ibyo agomba gukora kandi ari we utegura? urumva uburyo abantu barambiwe umushinga batateguye, bagashaka kuwihereza, kandi nyiri kuwihereza warashaka ko abantu bagira gute? bakizwa. none niba utari guha umwana wawe inzoka,
ntumuhibuye kuko ushaka ko Yesu ari uri butange ibyo ushaka. Wicyo ari kudutegeka ni ukumusaba kugira ngo tumenye kuba mu bihe tugezemo. None wowe urashaka ngo ibi ugezemo aguhe ibyo ushaka, gusa urumva bizahura? Urumva icyitwa imperuka? Ndashaka kumenya ibimenyetso by'imperuka nuko abantu bashobora kumva ko hari ibihe by'imperuka. Noneho ku murongo wa 12 uravuze ngo cyangwa yamusaba ba igi akamuha sikoropiyo. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri Satani, ntago navuze Satani yateje ibintu bitatu, harimo kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo rero ni by'abantu bakunze, kandi iyo umubwiye ko ari kwica no kwiba no kurimbura avuga ko ari gukorera Imana nawe. Urumva imperuka uburyo ari mbi? Ibyo bita byiza ni bibi imbere y'Imana, ibyo Imana yita byiza ni bibi imbere y'umuntu. Ngiryo kosa rihari. Urumva? Niyo mpamvu abantu batazi ko bari mu mperuka. N'ugerageje kugira ngo yigishe imperuka bamwigisha iby'umwuka wera. Bamwigisha iby'umwuka wera ntiberekane uwo mwuka wera icyo asabwa kugira ngo amare, ahubwo bakababwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana. Wajya kureba ukabona nibo bari gutuka iki? Imana. Kuko umwuka wera n'Imana na Yesu ni bimwe, Kristo. Ariko bo babiciyemo uduce kubera Satani yababwiye yuko Imana ifashwa. Ntabwo Imana ifashwa, twiradufasha mu bintu byose, kuko iramutse itadufasha Satani ibyo yakora byose yaca abantu ku Mana, kuko arerekana ibigaragara kandi Imana ikerekana ibigaragara mu bitagaragara, ikagaruka ikabyerekana no mu bigaragara. Utubwiye mu bihe by'imperuka, none ngo mu bihe by'imperuka ngo hazabaho ibihe bikomeye birushya, intambara, imuwa, inzara, indwara z'ibyorezo, gusenya ingo, abana batumvira ababyeyi, ababyeyi batumvira abana, umugore atumvira umugabo, umugabo atumvira umugore. Ibyo byose ni ibihe by'imperuka kandi biriho. Intambara n'imuwa, ubwami bwirukana ubundi bwami, ishyanga ritera irindi, ibihugu bitera ibindi bihugu. Ibyo byose birahari, ni ibihe by'imperuka kandi ibyo byose birahari. Ariko birasabwa no kuyoborwa n'abemeye kwigishwa na Yesu, bakayoborwa n'umwuka wera. Umuntu rero utayobowe n'umwuka wera wa Kristo, ndagira ngo nkubwire uyu wese Bibiliya yemeza ko ari antikristo, ni umuhanuzi w'iki? W'ibinyoma. Si ikinyoma, ni uw'ibinyoma. Umuntu utayobowe n'umwuka wera w'Imana ni umuhanuzi w'ibinyoma. Niwe uzaza kwigisha n'ibintu ko ari byo bitumye abaho. None nibo baza kwigisha bagahanura ibitari byo, kandi cyane akanigisha umwuka wera ko atabaho, ubwo hariho ibintu abantu bakirirwa bayobeba nk'ihene n'imbwa n'ingurube. Abandi bakamoka nk'ihene, nako bagahebeba nk'ihene, abandi bakamera nk'imbwa. None nibo babandi se tuzi ko
hari abapasiteri bamwe na bamwe bakoresha izindi mbaraga ugasanga bari gutunga abantu inkoni, bari kubatera ututambaro, bakabaha amavuta bisiga. Ubwo ni ibihe Yesu ari mu kazi. Reka ashungure. Kuko abemeye umwuka wera w'Imana bazaca mu bihe biruhije kandi bikomeye, ariko bazabona ubugingo buhoraho. Ariko abanze umwuka wera w'Imana bazabona ishyano riruta irya mbere. Ibihe by'imperuka rero tubirimo. Aho umuntu yarafata ikibaka cyeza icyiza akagitesha agaciro. None arizo za nzira ebyiri umwami yavuze umuntu agomba kugira gute guhitamo, inzira y'ukuri cyangwa inzira yo kurimbuka. Izi nzira zose zirareba umwana ariko akagira inzira imwe ahagararamo. Ibi niba bitinze urupfu ntirugize gute, ntirutinze. Niba imeruka itinze urupfu ntirutinze. Imeruka niba ije urupfu ubwo rugize gute. Ibyo rero hari ibyo tuzamenya mu gihe cya Kristo tutagomba kumenya uyu munsi. Mukozi w'Imana, hari ikintu ushaka kugira ngo umbwire usobanurireho. Hari ukuntu bavuga ngo hari abazajya mu ijuru, hari abemerewe kuzajya mu ijuru, hari n'abatabyemerewe. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ntiwasanga hari abantu bari gukorera Imana bazi ko bazajya mu ijuru batazajya. Ariko se urigubaza wowe niba ukora nabi uyobewe ko ukora nabi, umutima wawe ugucira iki? Niba ukora neza uyobewe ko ukora neza. Ni naho twasomye ririya jambo rivuga ngo niba usabye icyiza Imana izakigwa, ngo ariko nusaba n'ikibi ngo nacyo uzakibona. Rero reka dusenge Imana ibagirire neza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, bibane natwe none n'iteka ryose. Amen.